bimeze bite se wakintu? Nari umusaza ko bimeze bishishira. Kandi by'umwihariko imvura ikaba imaze iminsi igwa, urumva ko nyine imizi irashinze kandi byatiranywe n'ifumbire kame. Atari uko wakavuze. Imana ikubabare. Oya mani ibyo bireke si ngombwa. Ahubwo nyibwirira amakuru update wakintu. Dore ko ufite ubunararirondogoye. Karondogore mitongwanya na yimbwa. Aha. Ako bro, katari uko wakavuze ra. Sawa, ibyo tubireke. Sumva se ubwo mani. Ahubwo nyine nyibwirira ya makuru ndayisanzwe neza. We nugira ikibazo, amakuru ndayaguha yaba amagufi, amaremare, amato yewe natambye. Ariko ntabwo nayaguha duhagaze. Wino tumanze tugere twicara. Nicyo mweme. Nicyo mwemera kintu. Yagiye mujya Yesu impamvu yagenze neza kimirimo ubu wayiciye yukurura ndabizi cyanda kwizeye ko bro reka nkwereke tu aha cyajyana cyagende narakinyiye neza fresh and sunzi cyane n'umwe kagira inkuru nyine akintu umva rero sha nagenda kinyiye neza fresh amabuno ndaya ariko sha naje kugera mu rugo shenati sanga umubyeyi yogishiwe mba hano hari ikintu bita amatarasi ngo nambye y'indingane yagenze bite se ma ntabwo rwose ewa namurarira mu nzu ubwo ndapana ndagenda nicaye inyuma y'inzu nyine handi ewa nindeho ibikubita yatanje yakwana neza gutya fresh umva bro iyo byose nabikubwira twicaye bro nge kona mbona intare imwe ya rutura ingana n'ikizovu nge kona mbona iraje bro baza ngo wayikoreye ibiki? Oya mbabarira ubimbaze. Ndabikubajije wayikoreye ibiki? Nditonda neza ndikokinga bro ako kagatapuriko ni karistowa. Sawa none agira kintu nkubise wajya ngo nicyo Samson yakubise Filistia wajya ngo none nicyo sawa. Nese bro. Yesu. Ngo nkubitega ngumi imeze kurabonaga ngende yantare noneho wakubise. Ntabwo nabona yantare kuko ndabyibuka neza yantare nkimara kuyigikubita. Hisi ivamo imikaka yose kandi wowe ndabona nta na rimwe ryavuyemo. Kurizese ikintu kimbabaje man nuko nahuye niyo ntare iri kurya imineke itakibasha kurya inyama man.